Imana izaturinde iturengere abantu baje muri aya masengesho muri uyu mwaka. Mu bigeragezo twagira he kuzagera umuntu ugira kure ngo afate ibuye arihindura umutsima. Vuga ngo ntibikabeho, turabyanze mu izina rya Yesu. Ibintu byose Imana yatuvuzeho nibyo bizatubeshaho. Ijambo Imana yatuvuzeho, isezerano tugendera ry'umwami wacu rikatubeshaho. Ukabona ukwezi kurangije, abantu bakabona ntibazi ukubaho, umwaka ukawurangiza, abantu bigakomeza bikabacanga, abana bakavuka bakiga primaire, secondaire, kaminuza bakayirangiza, bagashaka imitsima bakayibura, ahubwo bakajya babona ubeshejweho n'iki Imana yagize gute. Mu by'ukuri twibwisha ukuri hano muri iteraniro, ninde muntu wakisegura ibuye agapfa gusinzira? Icya kabiri, Imana yamubwiye ibintu bitatu bikomeye. Icya kabiri, bamwe ngo iki gihugu uryamyemo, harya mwe mwasomye yararyamye mu gihugu cyangwa yararyamye mu gihuru? Imana yagombye kumubwira ngo iki gihuru uryamyemo ndakiguhaye. Iki gihugu uryamyemo, mumvugire cyane ngo haleluya. Noneho navuze ngo Imana ibigenga mu Mana bwayo, ntibanza kujya kubaza mudugudu ngo harya hani mu kibanza cyo kwanda. Imana ntago igira ubwoba bwo gutanga ikibanza nyiracyo kiriho. Ubu twicaye hano, ariko mu kwa kabiri igitare cyagezeyo, mu kwa gatatu igitare cyagezeyo, mu kwa kane igitare cyagezeyo, mu kwa gatanu cyagezeyo, mu kwa gatandatu cyagezeyo, mu kwa karindwi n'ukwa munani kiriyo, mu kwa cyenda kiriyo. Igitare kidukurikirana no mu kwa 10 kizaba gihari, no kwa 11 no kwa 12. Amazi tuzanywa cyare yadudubije. Agasuzuguro mperutse kumenya ko kagira abavandimwe bakuru bako. Iyo agasuzuguro iyo bicyoroshye bibara agasuzuguro, iyo kisumbuyeho kabara agasomborotso, iyo noneho gakuze cyane kaba kajogonyoko. Ibyakwihenuragaho, ibyakwiresheshagaho, ibyakwipimagaho, ibyakuryaga mu nda, ibyagufasha umugongo bikakurekura mu izina. Ibintu byinshi muri Bibiliya uzasanga barabihaye ibiciro, ariko iri Petero yavuze ngo ni igiciro cyinshi. Nta kiguzi cyari cyo cyose Yesu yatubengutse kubw'ubuntu, nanone tumukomera amashyi tumuvugirize impundu. Iyo Satani avuga rero ngo nimufate ibuye murihindure mu mutsima, abashaka kutubuza imigisha yo mu buntu bw'Imana. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyankuraho amaho. Turimbane. Yambereye ubuhungiro, umwami wacu, umwami n'igitare gikomeye. Haleluya, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Kumanywa mbera, kumanywa mbera igicu, Imana ishimwe. Yambereye ubuhungiro, ambera itara, ambera itara. Ahimazwe Yesu, yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami n'igitare gikomeye. Haleluya, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, mumvura mbera, mumvura mbera urubuga. Yesu yambereye ubuhungiro, aruka imivu
ntazampemuka nawe ntazampemuka azambera umwami wanjye umwami n'igitare haleluya gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambere. Reka umwami tumukomera mu mashyi tumushimire ko tugeze uyu mwanya tugihumeka. Haleluya. Dusome muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cya 4. Turahera ku murongo wa mbere ariko dutinde cyane ku wa 3 n'uwa 4. Nituhagera ndaza kubabwira aho muca akarongo muri iyo mirongo tugiye gusoma. Luka igice cya 4 dusome duhereye ku murongo wa mbere ahanditse ngo Yesu ageragezwa na Satani. Mwabyumvise ko Yesu yaragiye kugeragezwa nande? Na Satani. Ntabwo ari umudayimoni Satani yari yatumye, ntabwo ari umuzimu cyangwa se abandi bakozi ba Satani agira benshi. Hano Satani ubwe yari yiyiziye, ariko umwami wacu yaranesheje. Haleluya. Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ushize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima. Aho handitse ngo bwirira ibuye rihinduka umutsima, muhaca akarongo. Murabyumvise? Bwira iki? Iri buye rihinduke umutsima. Ukuvuga ngo nimba ibuye, kugira ngo mubyumve neza, Yesu afite ubushobozi bwo kuribwira rigahinduka umutsima. Hari imbaraga ebyiri zigomba kuba zahuye. Iya mbere ni imbaraga y'ijambo rya Yesu afite ryo kubwira ibintu byose bikamwumva. Haleluya. Icya kabiri ni uko iri buye naryo rigomba gutega amatwi rikagira gute? Rikumva. Biravuze ngo nubwo uribona ari ibuye, ariko rifite ukuntu ryumvira Imana. Rifite amatwi twebwe tutarimo kubona, ariko ribasha kugira gute? Kumva. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cya 2. Dusome duhereye ku murongo wa 4. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, dusome mu gice cya 2 duhereye ku murongo wa 4. Haranditse ngo nimumwegere niwe buye. Barimo murahabona? Kandi iryo jambo buye murabona ko ryandikishije inyuguti nkuru. Biravuze ngo hano ntago ari izina rusange, ribaye izina bwite. Nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Murongo wa 6 nawo mukurikire cyane, turaza kugarukaho. Uravuga ngo kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ryatoranijwe. Icya gatatu, kandi ry'igiciro cyinshi. Icya kane, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
kugira ngo turangirize rimwe gusoma, reka dusome no mu Itangiriro mu gice cya 28. Itangiriro mu gice cya 28, dusome ku murongo wa 10, turagarukira ku murongo wa 13. Itangiriro mu gice cya 28, dusome umurongo wa 10 tugeze ku wa 13. Ahanditse ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya. Turi kumwe? Kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho, araryisegura, aryamaho, arasinzira. Aho handitse ngo yenda ibuye mu mabuye yaho, naho muhace akarongo. Murabyumvise nabyo? Hari amabuye menshi ariko afatamo ibuye rimwe, araryisegura, agira gute? Arasinzira. Mva igitangaza cyamubayeho. Umurongo wa 12, ararota. Icya kabiri, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Nababwiye ko nitwa nde kugira ngo numve ko mubyibuka. Nitwa Eric Byiringiro, ntuye Rwamagana, ni naho navukiye, ni naho nkorera mu buzima busanzwe. Ndi umupantekote wo mu itorero rya Rwikubo, hanyuma ndi mwarimu kuri urwo rusengero. Yesu ashimwe. Mfite umudamu n'abana 4, ndabishimira Imana. Hanyuma ndashimira Imana cyane impaye kuba muri iteraniro, kuko ni umugisha mwinshi udasanzwe. Iyo mba ntari ku rutonde rw'abigisha bari buze kunyura imbere yanyu nk'uko umwe muri twigeze kubivuga, nanjye mba natashye, kuko ibyo nazanye gusengera Imana yabisubije. Haleluya. Nimuntize amashyi, dukomere Imana amashyi, kuko ibyo naje gusengera byose ni ukuri kose Imana yageze gute? Yabisubije, yabyumvise. Haleluya. Hanyuma nasigajwe, icyatumye ntataha nuko nanjye hari abantu nari mfitiye ubutumwa. Ubwo kugira ngo ntazagaruka rero, nasigaye kugira ngo ntange ubutumwa bw'abandi. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nashimiye Imana ko impaye kuba muri iteraniro, ariko nshimiye namwe mwese mukiri imbere y'Imana n'ubuyobozi bw'itorero n'abashumba bicaye gutya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi. Twatangiye Imana itubwira amagambo meza yo kutwihanisha. Sinzi niba mwabyumvise. Imana itubwira ngo twihane ibitekerezo bya hehe? Byo mu butayu. Tumaze kwihana, Imana ishimye imitima yacu ikitunganya imbere yayo, iratubwira ngo nje kubaremera. Ababyibuka mugire gutya turebe. Haleluya, haleluya. Mu bintu Imana yaremye ntago nsubira mu by'umuhanuzi, kuko ubuhanuzi ntago busemura, ntibabusobanura, ntibabusesengura, barabwizera, bakizera ko Imana yabikoze. Ariko Imana yaremeye ibintu bikomeye hano mu iteraniro. Nagira ngo dufatanye n'umwigisha Imana yabicishijemo, twongere dushimire Imana, tuyikomere mu mashyi menshi. Imana yaremye ibintu biremereye muri iri teraniro. Sinzi niba kuwa gatatu utaha muzabona uko babashyira ku rutonde, ariko muzaza hano mushima Imana, muvuge iby'Imana yakoze. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Hejuru y'ibyo rero,
by'uko Imana yatwejeje katwihanisha, by'uko Imana hari ibintu bifatika yaturemeye. Reka twongereho ijambo rivuga ngo komera ku ibuye ryawe kuko ni igiciro cyinshi. Komera ku ibuye ryawe kuko ni igiciro. Wabimbwirira abantu nka babiri bakwegereye, ubwo n'umuntu wari usinzira arahita akanguka. Niba harimo n'umuntu wari usinziriye arahita akanguka. Umunyeganyeza umbwira uti komera ku ibuye ryawe kuko ni igiciro cyinshi. Dutangiranye na Yesu ari mu masengesho, ngagira ibihe byiza, atindayo amara iminsi 40. Haleluya. Matayo yanditse ngo yatindanye n'abamarayika bamukorera, hanyuma ngo amara igihe mu masengesho, ariko ngo ayasoje umuntu waje kumwakira ntago yaje ari umuntu mwiza. Mwise umuntu ariko ni umwuka, ni Satani. Ngo yaje kumwakira asoje amasengesho, aza amuganiriza amubwira ati dore nta bantu ufite. Icyo gihe yari ataratoranya n'intumwa, yari akimara kubatizwa. Ngamwereka ibintu byose, ariko ikintu yamugerageresheje ibigeragezo bitatu, ariko ndavuga bo kimwe. Ndamubwira ati rero ndabona inzara ishobora kugutsinda muri ubutayu, ariko mu isi hari ukuntu tujya tubigenza. Wowe wiviriye mu ijuru, mumenyereye ko mu ijuru ntibarya imitsima, ntibanywa amazi, batungwa no guhimbaza Imana. Mu isi rero ho ni ukurya umutsima, iyo utawufite uraburara. Kandi aha mu butayu nta uri buhagusange, nta wundi muntu Imana yagutumyeho, ariko ngo ufitiye igisubizo cyihuta. Yesu amutega amatwi kugira ngo amwumve neza. Aramubwira ati mu isi ukuntu tujya twiyeranja, ufata ibuye ukaribwira rigahinduka umutsima. Cyo muracyumvise? Ntago ari ibuye ufata ngo uhite urihindura umutsima, ahubwo uraribwira ubwaryo. Ababwiye ngo muze kwaca akarongo rigahinduka iki? Umutsima. Yesu atega amatwi ibyo Satani yari amubwiye, asanga ntibishoboka. Icya mbere, Yesu ubwe niwe mutsima. Muze kubisoma muri Yohana 6. Haleluya. 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 Icya kabiri, naho yaba ageze kure, reka tuvuge Yesu ariko tuvuge n'umwizera uwo ari we wese, ntago akwiye gufata ibuye ngo arihindure umutsima. Kuko iri buye twabiririmbye ngo umwami ni igitare kigize gute? Gikomeye. Turaza kubigarukaho. Ntago wafata Yesu ngo umuhindure umutsima. Niba mwabyumvise, Petero yabyanditse ngo niwe buye ryanzwe n'iki? N'abantu. Imana izaturinde iturengere. Abantu baje muri aya masengesho muri uyu mwaka, mu bigeragezo twagira, he kuzagera umuntu ugira kure ngo afate ibuye arihindura umutsima. Vuga ngo ntibikabeho, turabyanze mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu aramubwira ati ibintu uri mukinisha Satani ntago bizi. Iri buye ntago rihinduka umutsima, ahubwo iri buye niryo ritanga imitsima. Abanyumvise mu byo amen. Iri buye ntago rihinduka umutsima, ahubwo iri buye niryo ritanga iki? Umutsima. Yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Ndagira ngo abantu bazi agaciro ka Yesu, abantu bazi ko Yesu ari we mutsima w'ubugingo, murambura amaboko turamwemera, tumukomere mu mashyi, tumuvugirize impundu. Ni umwana. Arambwira ati wikubagana ugira utyo ufata ibuye ngo urihindure umutsima, ntibibaho. Mu isi mufata amabuye mukahindura umutsima, ariko jyewe nijye mutsima wavuye hehe? Icya kabiri, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka niyo agira gute? Muzi icyo bishatse kuvuga? Ngo biravuga ngo ibintu byose Imana yatuvuzeho nibyo bizatubeshaho. Haleluya. Imitsima tubona ku meza
bene yo hari n'igihe baba bayikomeyeho, ariko icyo Imana yatuvuzeho, ijambo Imana yatuvuzeho, isezerano tugendana ry'umwami wacu rikatubeshaho, ukabona ukwezi urakurangije, abantu bakabona ntibazi uko ubaho, umwaka ukawurangiza, abantu bigakomeza bikabacanga, abana bakavuka bakiga primaire, secondaire, kaminuza bakayirangiza, bagashaka imitsima bakayibura, ahubwo bakajya babona ubeshejweho n'iki Imana yagize gute, abo yavuzeho twongere tuyizamburire amaboko tuyihereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu abwira Satani, aramubwira ngo ntibikabeho, ntago nafata umutsima ngo nkubone nkukuye mu ibuye cyangwa fatira ibuye ndihinduremo umutsima, ahubwo jyewe nigebuye. Satani ngabuze uko abigenza, ngaravuga ngo reka nigendere, ngo nzagutega ikindi gihe. Turashimira Imana ko n'ikindi gihe yamuteze, umwami wacu Yesu Kristo yagitsinze. Shaka kubabwira abantu bane muri aya materaniro bahuye na Yesu mu buryo bw'ibuye, akababera uw'igiciro gikomeye. Haleluya. Wa mbere ni Yakobo, twamusomye. Niba hari umuntu wahuye n'ibibazo ni Yakobo. Ntago ndi bujye mu kuntu yavutse n'ukuntu bari bamutwite we na Esau, nibyo na Esau ngo ari impanga mu nda, bakajya barwanira mu nda, mama we yakikora ku nda akajya yumva abana barimo bararwana, bagaterana imigeri, akumva barimo barashwana, kumva ntibumvikana, havuga ati nimutuze, abana bakanga bakarwana. Ariko ngo bwari ubuhanuzi yuko Yakobo azagira umugisha kurusha Esau. Nubwo yaje kubona aho muriganije, ntago ndibuze kubitindamo, ngo Yakobo yamaze kumuriganya umugisha w'umwana w'imfura, afata urugendo arahunga. Amaze guhunga ngagera ahantu bumwiriyeho, izuba rirarenga. Hari igihe umuntu agenda izuba rikarenga abandi ririmo kuva. Ndabisubiramo byumve. Hari igihe umuntu agenda izuba rikagira gute, rikarenga, ukaba wicaye hano wowe izuba ryararenze cyangwa ryaraye rirenze, ariko abandi bari mu mashimwe, ukajya ushaka ishimwe ukaribura kubera ko izuba ryagize gute, ryararenze. Ngo kubera urugendo ntiyabona n'umucumbikira, nimba atari yizeye n'abantu baho ngaho simbizi, ngaragenda ajya mu gihuru atazi nyiracyo, nabyo biratangaje. Mu isamba atazi nyirayo, ngaragenda ajya mu gihuru, aragenda aryamamo. Ngaryamyamo nk'umuntu uwo ari we wese uryamye akenera kwisegura. Nakunze ukuntu ngo atarundanije ibibabi byo mu gihuru biba byaragiye bihunguka, ngo muhite mugaruka ahantu hakiba ibihuru. Murabyibutse? Murebe ukuntu yari kurundanya ibibabi akabyisegura, bikamubera nk'umufariso cyangwa se nk'umusego mwiza. Ariko agira ihishurirwa, aravuga ati ariko subi ibibabi koko, ibi bintu nabyisegura uyu mwaka nkazawurangiza, nabyisegura iri joro rigacya, ngahitamo amahitamo atapfa guhitwamo n'undi muntu uwo ari we wese, ngafata ibuye rimwe mu mabuye yarari aho ngaho. Ntago ari amabuye yose, ni rimwe mu mabuye yari kuri uwo musozi muri icyo gihuru. Haleluya. Ngaravuga ngo hari ukuntu ibuye, ndaza kubivugaho, ariko umwuka w'Imana yamaze no kubibabwira, urifata ukumva ritandukanye n'andi mabuye. Haleluya. Hari ukuntu Yesu iyo muganiriye wumva imvugo ye itandukanye n'iy'abandi bantu. Hari ukuntu iyo muhuye kwa kundi babituganirije wumva bitandukanye n'abandi bagabo mwahuye, kumva bitandukanye n'abandi bagore mwahuye, kumva bitandukanye na bene wanyu, ukumva kurutiye andi mabuye, ukumva kuberewe igiciro cyinshi. Nanone cyane akwiriye icyubahiro umwami wacu. Ngafashe ibuye rimwe, yumvira inaryisegura biri buze gukunda. Ngararyisegura, wumva ikintu gitangaje, arasinzira. Mu by'ukuri twibwisha ukuri hano muri iri teraniro,
ninde muntu wakisegura ibuye agapfa gusinzira? Wariryamishaho umusaya, warishyira hano inyuma mu irugu, ninde muntu wapfa kwisegura ibuye akagira gute? Agasinzira. Nimuvuge ngo ni ibuye ridasanzwe. Haleluya, haleluya. Noneho ngo aryiseguye kuko ari ibuye ridasanzwe, ahita agira ihishurirwa ridasanzwe, ngo arasinzira, asa n'umuntu uvuye mu cyiciro kimwe ajya mu kindi, ngo ahita atangira kurota, arota ibintu byiza. Natangajwe n'ukuntu, mwibuke iyo twiriwe mu miruho, iyo turi mu bibazo no mu ngorane, ubundi Yakobo ukurikije inzozi yarose zitandukanye n'izo yari kurota. Ndababwira impamvu. Yarimo ahunga Esawu amukurikiye n'inkota. Yakagombye kurota arimo asimbuka ibihuru, avuga ati dore inkota ya Esawu igize gute? Irafashe. Yakagombye kurota Esawu amuri hejuru n'inkota, amubwira ati umugabane wanjye wawundiganije. Ariko ngo kubera ibuye yiseguye ridasanzwe, muvuge cyane ngo amina, arota ibitandukanye n'ibyo yakagombye kurota. Biravuze ngo hari igihe iyo uhuye na Yesu nk'ibuye ridasanzwe, aguhindurira amateka, akagukura mu cyiciro kimwe akagushyira mu kindi, agahita ahindura intekerezo zawe n'inzozi zawe. Abantu barotaga batazabyara, abarotaga batazashaka, abarotaga batazabona akazi, abarotaga batazatura, abarotaga bimuka bahora bagenda, abarohoraga barota abarozi bari hejuru bacuragura, bakarota urwego ngo babona abamarayika baruzamukiraho, n'abandi barimo bagira gute? Barumanukiraho. Twongere tubishimire Imana. Haleluya, haleluya. Ngarota urwego. Niba hari ikintu cyashimishije, nuko yabonaga ngo abamarayika bazamuka, ntibagende ngo bagumeyo, akabona abandi barimo bagira gute? Muzi ko urwo rwego n'uyu munsi rugikora? Muzi ko n'uyu munsi rugihari? Muzi ko no muri rusengero ruhari? Ababyizeye muvuge ngo amen. Ababyizeye muvuge ngo haleluya. Urwo rwego iyo wegereye Yesu nk'ibuye ry'igiciro cyinshi, n'uyu munsi urongera ukarubona. Ubu hari abamarayika bazamutse, hari n'abandi bamanukiye muri iri teraniro, bavuze ngo uriya mama yaje, reka duhindure inzozi yakabaye arota, tumuhe inzozi zo mu bumana, mvu ukuntu yigenga mu budahangarwa bwayo. Yaramubwiye ngo icya mbere, Yakobo we, humura nta kintu uzaba. Bimbwira uwo mwegera uti humura nta kintu uzaba nugera kuri Yesu. Nta kintu uzaba rwose. Icya kabiri, Imana yamubwiye ibintu bitatu bikomeye. Icya kabiri, bamwe ngo iki gihugu uryamyemo, harya mwe mwasomye yararyamye mu gihugu cyangwa yararyamye mu gihuru? Imana yagombye kumubwira ngo iki gihuru uryamyemo ndakiguhaye, ariko Imana ibona igihuru kidahagije. Iramubwira ngo mu gihuru ntuzabonamo ibyo urya, ntuzabonamo aho uhinga, ntuzabonamo aho wororera, ntuzabona aho utuza abana bawe. Iki gihugu uryamyemo, mumvugire cyane ngo haleluya. Noneho navuze ngo Imana irigenga mu mana bwayo, ntibanza kujya kubaza mudugudu ngo harya hani mu kibanza cyo kwanda. Hoya, ubwo tukiraha umenye ngo hari ibintu abantu biyandikishijeho ariko bitari ibyabo. Bafite za UPI, babitse mu masanduka, babitse mu mavalise, ibintu ibyangombwa bibarujeho, ariko ijuru ririmo rirakureba, nawe rikakubona na UPI. Yesu we, twongere dukomere Imana amashyi menshi. Imana ntabwo igira ubwoba bwo gutanga ikibanza nyiracyo akiriho. Oya, kandi ubwo hari uwo mpanuriye muri iri teraniro, hari uwo mpanuriye muri iri teraniro.
amina amina. barakibaruzaho bakakiraga abana babo. Yesu yaza akavuga ati nzakenyuruza abami kugira ngo nkukenyeze, ahataringaniye nzaharinganiza. Yesu wagize ngo ibyo izakenyuruza abami si wowe nanjye izabikenyeza. Ikimenyetso ni uko n'ibyo twambaye uyu munsi yabikenyuruje abandi. Haleluya, haleluya. ubwo se nibura ibyo murabyumvise? ngo yari yiseguye iki? Ndamubwira ngo iki gihugu uryamyemo ngize gute? ndakiguhaye. Haleluya. irongera amubwira ngo nzagiha n'urubyaro rwawe. nta muntu ibashije ikimwandikaho. ubu hari abantu hano batanditsweho ibyangombwa habe na kimwe, ariko murabifite mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. reka duhanure uku kwezi uhure nacyo. reka duhanure uyu mwaka ucyubake. reka duhanure iyo nzu uyu mwaka uyiraremo. reka duhanure uve mu bukode. reka duhanure ubyinjiremo mu izina rya Yesu. nubwo utabona inzira, ariko inzira irahari. Yesu azabicira inzira. Yesu azabicira inzira. Yesu azabicira inzira. umwami azabicira inzira. Haleluya. Bambwira ngo humura, wahisemo neza. ntago wagiye gufata amabuye ngo uyahinduremo kambuca. ntago wafashe ibuye ngo urihinduremo umutsima wo kurya. wowe ibuye wararimenye urishyira ahantu hakomeye, warihuje n'intekerezo zawe. Haleluya, haleluya. waryegereje ubwonko n'umutima, waryiseguye riragufata. ibuye biseguye. Haleluya, haleluya. haba ngo waryiseguye, warishyize ahantu heza, waryishingikirijeho, iri buye rizakurengera. uzi ko bwakeye mu gitondo ngo agahita yubaka urusengero aho hantu. ahita avuga tubwo Imana ihampaye, aha nanjye ndahubaka urusengero. nta mudiyakoni umufashije, nta fundraising, nta bantu atumyeho. atahamahinduriye izina, hitwaga iruzi, bisobanura ngo gutandukana, separation. ariko guhera uyu munsi mpise Beteli, inzu y'Imana. haravuga ati hari inzu y'Imana, iri buye nshinze aha habaye inzu y'Imana. mwabyumvise? turacyari kumwe. Haleluya. uwo ni Yakobo. undi mugabo wisunze ibuye rikamugirira akamaro ni uwitwa Mose. ngo barimo bagenda, Mose ndamuvugaho mu buryo bubiri. bageze Refidimu ngo bahuye n'abanzi, bahura n'ababisha bitwa Abamaleki, babatera babatunguye, babaturutse inyuma. hanyuma ngo kuko bari babatunguye, Mose abwira Yosuwa aramubwira ngo ejo nzazamuka umusozi nitwaje inkoni y'Imana. ubwo ni ukuvuga ngo yitwaje iby'Imana yabavuzeho, yitwaje amasezerano, yitwaje iby'Imana yamubwiye. aramubwira ati rero nawe muzagende mujye mu kibaya, mujye guhangana n'Abamaleki. iyo nkuru sinyitindamo, ariko ngo yazamuye amaboko, Abisirayeli bakanesha. yageraho yayamanura, Abisirayeli bakaneshwa. Imana ibwira Abahuri na Aroni navuga ati ariko ntago mubona ko mugiye gupfa? ubundi nubwo baga kudufata amaboko nabo bagatabawe. se murabyumvise? Haleluya. yabwira ati rero nimwana mudafata amaboko ya Mose namwe murahomba. Abamaleki bameze n'aba bana banyu ntibabasiga. Abamaleki bameze n'abagore banyu ntibabasiga. ariko dore ibanga, nimugende mufata amaboko ya Mose agume hejuru mu kirere. Abamaleki bari bameze nabi. ngo barangije baragenda bafata amaboko ya Mose, ariko bageze aho Aroni na Huri, ngo umwe yari afashe iburyo n'undi afashe ibumoso, nabo bagera aho bararuha, na Mose araruha. kandi koko nta wabarenganya, bari bararwanya intambara nyinshi. mwibuke Mose intambara yarwanye muri Egiputa, mwibuke kwa Farawo, mwibuke ku nyanja itukura, murebe ubutayu ukuntu bumeze.
none se wa mugani wagize ngo hari uko tutagize, ariko nimuhumure udufata amaboko arahari. Nkiraha reka mvuge ngo Imana ikoherereza ugufata amaboko, Imana ikoherereza ugufata amaboko, Imana itwoherereza abadufata amaboko, ikoherereze Huri, ikoherereze na Aroni. Ngo bose barafata, ariko nimugoroba izuba rirenze. Iyo izuba rirenze rero ibibazo byose biravuka. Bundi ibibazo byose byakunze kuvuka izuba rirenze. Ngo Mose araruha na Aroni na Huri bose bagira gute? Bararuha. Ariko Imana irababwira ariko nubwo muruha hano hari ibuye. Haleluya. Hano hari iki? Hari ibuye. Ndagira nkubwire ngo ibintu bikuruhije nukugenda tukabwira ibuye. Haleluya. Hambwe ati hano hari ibuye mupfuye, ariko hafi yanyu hari ubutabazi. Tubigenze gute se? Ni muryicareho. Ngo baryicayeho imbaraga ziragaruka. Imbaraga ziragaruka. Baryicayeho imbaraga zigira gute? Ziragaruka. Ngo bafata amaboko Mose. Mose nawe arayazamura. Imbaraga zo ku musozi zigasanga Yosuwa mu kibaya. Ngo yica abamaleki Imana. Haleluya, haleluya. Ngo Imana ihita ibwira Yosuwa ibicishije muri Mose. Bamubwira ngo andika ngo uhereye umunsi nzakuraho kwibukwa kw'abamaleki mu isi. Icya kabiri, ndahiriye ko nzajya mbarwanya. Imana yarahiye kuzarwanya abamaleki. Baza baguruka ku gataro, baza baguruka bacuragura, baza mu kazi ku gisiba aho ucururiza, baza mu kaduka kawe, baza mu bana bawe. Imana yararahiye, yararahiye, muze kubisoma tishi, yararahiye kizajya irwanya baki. Baza ari barebare, baza baresha n'abanaki, uko bazaza bameze kose Imana yagize gute? Wowe icara ku ibuye ubundi Imana igukubitira abamaleki. Hama hamwe wicarane na Yesu, hama hamwe ugume ku ibuye ry'igiciro cyinshi. Haleluya. Ikindi gihe ngo babuze amazi, Imana ibibira ibanga. Habwiti nubwo mubuze amazi ariko hano hari urutare. Haleluya. Mwabuze amazi ariko hano hari iki? Muze kubisoma mu kubara. Yarabwiye ngo nimugende mubwire urutare. Ntago yababwiye ngo mugende mukubiteho. Mwebwe nimugende, yabwiye Mose na Aroni. Yababwiye ngo nimugende muzane iteraniro ry'Abisirayeli. Muhagarare kuri urutare murubwire rududubiza amazi. Nicyo nashatse kubabwira cya gihe. Ngo Satani arimo abwira Yesu ngo bwira urutare. Yesu yarabizi na Satani arabizi ko urutare tubwira rwumva. Mvuze murabyumvise? Haleluya. Imana iramubwiye ngo nimugende mubwire urutare rududubize amazi. None ngo kubera ukuntu Mose bari bamutonganije, banitotombye babitwigishije, ngaragenda kubitaho. Ntiyanakubitaho rimwe, akubitaho. Ubu koko namwe ko mundushya mubona uru rutare rwavamo amazi? Ubu ko mundushya mw'Abisirayeli mwe muzandushya mugeze ryari? Imana irababwira ngo ntago mwerekanye kwera kwanjye rero mu Bisirayeli. Kubera iyo mpamvu ntago muzagera mu gihugu cy'amasezerano. Nkiraha mujye mureka twegere urutare turubwire buhoro. Siko muririmbye yaririmbye ngo mubwire buhoro ibikurushya, we kugira ubwoba kandi we mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba. Wari uzi ko urutare rwadudubije amazi rududubiza n'amafaranga? Ubwo ibyo mbivuze mu magambo make kandi nyirabyo arabyumvise. Haleluya. Rududubiza n'umuceri. Hano hari umugabo Imana yahaye umuceri, ntimwabyumvise? Nanjye yarawumpaye, murabona ko ntasa n'umuntu waburaye. Oya, Imana iragabura urutare rwadudubije amazi kuko ariyo bari bakeneye.
hariya uriya munsi. Twebwe rero amazi Imana irabizi ko perezida yaduhaye, irabizi ko twajya no kuri robine tukayavoma, irabizi ko twajya no kuri kano tukayavoma. Ntabwo twaje kuvoma amazi hano. Uwo mwegere mubwira uti rubidudubize mu izina rya Yesu. Urwo rutare rududubiza n'umuceri, rududubiza na minerivare, rududubiza n'akazi, diporome zigahabwa agaciro, ruradudubiza ntirukama. Muze kubisoma mu Bakorinto ba mbere mu gice cya 10 ku murongo wa 4 haravuga ngo banyweraga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiranaga, ngo kandi icyo gitare cyari Kristo. Mundebe neza mbabwira akantu kamwe, mwese murandeba neza, mundebe neza mbaha amakuru. Haleluya. Iryo jambo ngo igitare cyageraga gute? Cyabakurikiranaga kuva umunsi Mose akubita urutare rukabaha amazi, ntago bongeye kubura amazi ukundi. Bisobanuye iki? Ngo igitare cyarabakurikiranaga. Ubwo ntimubyumvise ibyo? Iyo inkingi y'igicu yabaga itarutse ku Bisirayeli igiye, ihema ry'ibonaniro baryimuye, isanduka y'isezerano iciyeho, bayikurikiye, ubwo igitare nacyo ngo cyagendaga kibirigita. Nivuga ko birigita murabyumva? Cyagendaga kigendera mu butaka. Haleluya, haleluya. Kikagenda kibashakisha ngo noneho barayehera, noneho bageze he, noneho barayehe, noneho baranywa iki. Akamaro kanjye ni ukududubiza amazi, kikagenda kibirigita. Haleluya, haleluya. Kikagenda kibashakisha. Noneho abakecuru baranywa iki, noneho abasaza baranywa iki, n'intama zabo ziranywa iki, n'inka zabo ziranywa iki. Igitare ngo kikabashakisha, bakagerayo igitare cyahageze. Mubwira uti n'ubu cyahageze. N'ubu cyahageze. Bashumba, bakozi b'Imana, ubu twicaye hano, ariko mu kwa kabiri igitare cyagezeyo, mu kwa gatatu igitare cyagezeyo, mu kwa kane igitare cyagezeyo, mu kwa gatanu cyagezeyo, mu kwa gatandatu cyagezeyo, mu kwa karindwi n'ukwa munani kiriyo, mu kwa 9 kiriyo. Igitare kidukurikirana no mu kwa 10 kizaba gihari, no kwa 11 no kwa 12. Amazi tuzanywa cyare yadudubije. Iki rero nta wakiroga. Umva ko baroga ngaho nibakiroge, umva ko babura ngaho nibacyabure, umva ko bacuragura ngaho nibagicuragure hejuru. Mugabo witwa Dawidi ngo Imana iramubwita rero abantu barimo barabasuzugura. Muramwibutse Dawidi? Haleluya. Ngo Goliyati yari amaze iminsi 39 atuka Abisirayeli. Dawidi aravuga ati ntago umunsi wa 40 wakira ngo dufate 41. Aka nagasuzuguro. Agasuzuguro mperutse kumenya ko kagira abavandimwe bakuru bako. Iyo agasuzuguro iyo bicyoroshye bibara agasuzuguro, iyo kisumbuyeho kabara agasomborotso. Murimo murabyumva? Iyo noneho gakuze cyane kaba kajogonyoko. Akagoriyati ko rero kari karabaye akajogonyoko. Yari yarabasuzuguye birenga agasomborotso, ko yajyaga babwira ngo ngaho se ngo nimuze ngo nimwitoranyemo. Ko bundi umuntu yagusuzugura ukihangana, ariko iyo atangiye gusomborotsa gukora mu jisho, noneho yazanye ako gakuru kako nababwiye kitwa akajogonyoko, uravuga uti ibi birahagije, reka nshaka nkora y'ibiri. Imana inkura akajogonyoko mu rugo. Imana iducira agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ngarimo ajya guhura na Goliyati nsimbutse ibintu byinshi, aravuga ati nta wamenya, reka nitwaza amabuye. Haleluya, 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 haleluya. Niryo igiciro cyinshi ngo yaciye ku kagezi, ntiyafata ibindi bintu
atoragura amabuye. Noneho reka tujye neza neza arebana na Goliyati vizavi. Ngo Goliyati aramubwira ngo ko munyoherereje abana mwagize ngo ndimbwa, ubu se ko nteye witwaje inkoni n'amabuye n'imikatuzo imihumetso, wagize ngo njyewe ndi umuntu usuzuguritse ku buryo uza mu ntambara gutyo? Dawidi aramubwira ngo wanteye witwaje icumu n'iki n'agacumu n'uducumu, ngo ariko njye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wagize gute wasuzuguye. Arambwira ngo uyu munsi w'Imana irakungabiza nguca igihanga. Ko yari afite ibuye yari guca igihanga ate? Muzi ko iri buye rica n'ibihanga abadayimoni. Haleluya, haleluya. Ahubwo ati igihe Imana irakungabiza nguca iki igihanga. Arangije ngakabakaba mu mvumba ye. Haleluya. Riharimo amabuye 5 yose ntago akenewe. Oya, hakenewe irihe rimwe. Birasaba ikirere, birasaba ko akoramo mu kwizera, akumva ibuye rihuje n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Yafata ibyaha kumva biranza, kumva ntibirimo biza, ngo akomeje arimo akabakabamo, yumva afashe irindi buye, ndafashijwe ndumva apfuye, muri mushaka mureke nitahire, ngo yumva afashe ibuye ahita apima ibiro biruta ibya Goliyati, ahita agira uburebure buruta ubwa Goliyati, ahita agira imbaraga zisumba iza Goliyati, ahita agira agaciro gasumba ka Goliyati. Iryo buye uzi ko umusore rifata akamera nk'ufite se w'umudepite, agakora ubukwe bukaba. Uzi ko umukobwa rifata ari imfubyi rikamurera rikamukuza, bavuga bati tuzamureba n'amabuye ye na za niba tureze n'amasengesho ye arapfuye ntazi byavamo, ariko kubera ibuye wafashe. Haleluya, 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 haleluya. Ngo yararirakuye rimwe, riragenda rikubita Goliyati mu gahanga, riteberamo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi Goliyati ntarabyuka. Kugeza Yesu agarutse Goliyati ntazabyuka. Muvuge cyane ngo haleluya. Niba uyu ufata ibiro bikazamuka, ukaba muri Kigali abantu babona urakayagayaga, babona bitazavamo, ariko ntibamenye ibyo urya aho biva kubera ibuye ugendana. Haleluya, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umwami ni igitero kigize gute gikomeye, ngo yambereye iki. Avuga ati nta nubwo imivu intembano. Abafite ibiro biruta imivu, abafite ibiro biruta umuyaga, abafite ibiro biruta imigende. Niba uyufata bakajya bacuragura, ubumva ukabwira ati nimucuragure nisinzirire. Ukagira ibiro biruta iby'abapfumu, ukagira ibiro biruta iby'abarozi bo muri Tanzania, ukagira ibiro, ukagira kwizera. Ibyagusumbaga, kamvuge aka kantu nitonze, ibyagusumbaga ukabisumba mu izina rya Yesu. Ibyakurutaga, ibyakwihenuragaho, ibyakwiresheshagaho, ibyakwipimagaho, ibyakuryaga mu nda, ibyagufasha umugongo, bikakurekura mu izina. Nebukadinezari mu nzozi ze, tubare dusorezaho, ngo yarose igishushanyo gikomeye. Hanyuma ngo arimo akirota, agiye kubonabona haje ibuye. Hagati iri buye ryo bimeze bite? Ngo ritarimbuwe n'amaboko y'umwana w'umuntu. Havuga ati iri buye bimeze bite? Ngo agiye kubonabona riraje ryabuye ryikubita ku birenge bya cya gishushanyo. Ubwo nasimbutse ibintu byinshi cyane, mureke dufatire aho ngaho mugume muri rezo. Haleluya, haleluya. Ngo agiye kubonabona ryabuye rihindutse umusozi. Icyambere ryaraje rikubita igishushanyo hasi riragisenya. Ubu bitinde bishyira kera biri mu buhanuzi, iri buye twizeye
ibi bintu bibigize abadayimoni bigira rizabikubita hasi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo yarangije rihinduka umusozi munini cyane. Nanone nimwakirereza ijambo ry'Imana. Ibintu byinshi muri Bibiliya uzasanga barabihaye ibiciro, ariko iri Petero yavuze ngo ni igiciro cyinshi. Nta denariyo watanga ngo uribone, nta feza watanga ngo uribone, nta kiguzi icyo ari cyo cyose. Yesu yatubengutse kubw'ubuntu. Nanone tumukomera amashyi, tumuvugirize impundu. Iyo Satani avuga ngo nimufate ibuye murihinduremo umutsima, abashaka kutubuza imigisha yo mu buntu bw'Imana. Ariko nimuhumure, nimwihangane. Haleluya. Muhaguruke dusenge Imana. Yesu yarivuzeho ari kubwira Petero, aramubwira ati Petero we, uri Petero, uri Simoni, uri Kefa, uri urutare. Kuri urwo rutare niho nzubaka itorero. Aravuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yagira gute, naho yazikuka, ntabwo azagira gute. Kuri urwo rutare rero niho twubakiye. Naho imiyaga yaza, naho itike watanze ibishoro mwashyizemo, ntiyagire ubigusuzugurana ngo utaha abadayimoni bakubwira ngo utahanye iki, ako si agasuzuguro. Bakubwira ngo urarya iki, ako si agasomborotso. Turabyanze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusenga Imana, ariko muri ya ntego reka dukomere ku mabuye yacu. Komera kuri Yesu wawe, komera kuri Yesu wawe, komera kuri Yesu wawe, komera kuri Yesu wawe. Nushaka uzaca mu bukene, ariko Yesu muzamuri kumwe. Nushaka uzagira ibibazo bitandukanye mu buzima, Yesu muzaba muri. Data turagushimiye, uri ibuye twegamiye, uri ibuye twisunze. Iyo tukwisunze turota neza, iyo tukwisunze dutekereza neza, iyo tukwisunze tubona ibyishimo n'amahoro, iyo tukwisunze uraturwanirira, iyo tukwisunze utubera igitare, igitare kidudubiza amazi. Iyo tuguye umwuma uradudubiza amazi tukanywaho, iyo twambaye ubusa ududubiza imyambaro tukambara, iyo tugize ibibazo ududubiza ibisubizo byacu. Mwana turagushimye kuvugiye muri riteraniro kuri ibuye ryinshi, ibuye rikomeye ry'igiciro cyinshi, uri ibuye ryiza, ibuye ryatoranijwe rikomeza imfuruka, kandi ngo uryizera ntazakorwa n'isoni. Aba baje imbere yawe baje hano kuko bakwizeye. Iyo bizerera mu kagari no ku murenge bari kujyayo, iyo bizerera mu isoko no muri bene wabo niho bari kujya kwirirwa. Ariko twaje hano ko tukwizeye Mwami, twaje hano ko twizeye imbaraga zawe. Indwara zikomeye twazizanye imbere yawe, za prostate, za kanseri, za diyabete twazizanye imbere yawe, twizeye ko wazikiza. Za sida, indwara z'ibyorezo twizeye ko wazikiza Mwami. Uratubwiye ngo uryizere ntazakorwa n'isoni. Iri buye ni ryo twisunze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda ntabwo tuzakorwa n'isoni. Iri buye ni ry'abahanuzi twisunze, iri buye ni ry'abavugabutumwa twisunze, iri buye ni ry'abashumba bacu bisunze. Ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo tuzamwara, ntabwo isoni zizadukora, ntabwo inkota za Goliyati n'amacumu ye bizagira icyo bidutwara, kuko uri ibuye ry'igiciro cyinshi Mwami. Nyemerera abari bacitse intege muri iri teraniro wongere ukomeze imfuruka zabo. Hagarara hasenyutse wongere uhubake. Imitima y'imfubyi ihumurizwe, imitima y'abapfakazi ihumurizwe, imitima yabuze shinge na rugero ihumurizwe, imitima y'abihebye ihumurizwe. Hagarara mu mfuruka, hagarara hakomeye, hafata haremereye mu izina rya Yesu Kristo. Utubere umurengezi, utubere umwami iteka. Ntabwo tuzaguhindura mu mutsima Mwami,
ntabwo tuzakugurana amafaranga yo mu byaha, ntabwo tuzakugurana icyubahiro cyo mu isi, ntabwo tuzakugurana amazu y'igiciro cyinshi yo mu isi. Twarakumenye, tuzi kutanga amazu, twarakumenye, tuzi kutanga akazi, ntabwo tuzasambana ngo tukabone. Twarakumenye, ntabwo tuzatanga ruswa kugira ngo tugire ibyo tugeraho. Twarakumenye mwami, ubiduhera ubuntu, ubiduhera ubuntu. Abavunjishije bagafata Yesu bakamuhinduramo imitsima, abo nabo nubagira imbabazi mwami, wongere ubagarure ku rufatiro, bamenyekane utanga imitsima kandi uyitanga kubw'ubuntu bwinshi. Turagushimye ko uhumekeye muri iteraniro, turumva ukijije indwara kubw'iribuye, turumva utanze akazi kubw'iribuye, turumva uremye ibirori kubw'iribuye, turumva utanze amazu kubw'iribuye, turumva iribuye ritubeshejeho, turumva iribuye ritumye dusoza uyu mwaka, turumva iribuye ritumye tugira ibiro hejuru y'abadayimoni badupimaga ku munzani, hejuru y'amagambo batuvugaga. Turumva iribuye ridushyize ku rundi rwego. Tugukomeye amashyi, tukuvugiriza impundu kuko uri umwami mwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.